byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show, nawe utarakora subscribe iki ni igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kuba na 5 kuri 5. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe n'undi wese utarakora subscribe. Aya ngana amahirwe akomeye cyane, cyangwa se na amahirwe nyine nawe ngize kuba wakora subscribe. Icyo mbasa no gukora subscribe hanyuma twajya tubana 5 kuri 5. So making sure ko wakoze subscribe n'umuturanyi wawe mwegeranye mubwira kuri subscribe kuri iyi channel. Ni channel uzajya ubukurikirana amakuru utabonye ku bindi nyamakuru uzakayabona hano kuri Nyayo TV show. Uyu munsi rero ntizimye magambo ndagira ngo tuganire kuri Bwiza na Danny Vumbi. Bwiza murabizi ko no mukobwa uje neza mu muziki nyarwanda, yagiye akora indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, akora indirimbo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Mbese ndavuga ko yaje mu muziki aje neza, kandi ndashidikanya ko ibitekerezo cyangwa se imigabo n'imigambi yazanye mu muziki bimaze kuba success, nubwo gifite urugendo rurerure, ariko navuga ko aho bigeze ubu ngubu amaze gukora ibintu byinshi cyane. Bwiza rero mwamumenye mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye pe, ntago nazirondora. Indirimbo yakoze zikaba hit, abo yakoranye nabo bakaba hit, ni benshi cyane. So uyu munsi rero ku munsi w'ejo yasohoye indirimbo ari kumwe na Danny Vumbi, ni Danje. Mu by'ukuri ni indirimbo bahindura ingoma, banahindura style uburyo bayibyinaga, bayirimbye neza cyane. Man ntago nabyo nabivugamo, ni ibintu bikomeye, ni ibintu utapfa kubwira undi muntu wese, cyangwa se utapfa guhereza undi muhanzi ngo akore indirimbo nkuko iyo ndirimbo yakozwe. Mu by'ukuri rero Danny Vumbi na Bwiza ni Danje bayikoze neza cyane, ngi ndabashimira, Imana ibahereze umugisha, kuko uruhare Danny Vumbi yagize mu muziki nyarwanda ni rurerure. Nawe muramuzi, yabaye umustar ukomeye cyane muri iki gihugu, kugeza hano aho bashikiwe nabo bamwifuza kuba bakorana collab. Ni byiza cyane kuba yaremeye gutangira collab, bagakorera indirimbo cyangwa bagasubira mu irandirimbo. Ebana ni ibintu byiza cyane, kuko ngewe impamvu mbavuze gutya, mbavuze ko abahanzi bombi suko bakoze ibintu bitangaje birenze iby'abandi bakoze, ariko burya ikintu cya commitment burya muri society nicyo kintu cya mbere. Burya nimugatekereza impamvu imiziki y'Abanya-Nigeria, imiziki yo mu Bugande, impamvu imiziki yo mu karere k'ibiyaga bigari itera imbere, n'abahanzi bababigizemo uruhare. Hari umuntu rero usanga akomeye cyane, akumva ngewe for example nka Burna Boy, ngo ngewe ntago na Burna Boy razitanga, ba Davido batanga amakorabo, bagakora amakorabo nta n'ikintu banakwatse. Urumva akakuzamura akavuga ati ngiye ndi kugenda mvamo, byibuze reka nanjye ngira ikintu nubaka, cyangwa se ngira ikintu nsiga, n'abandi bose n'undi wese uzakomoka kuri ngewe azabone ko nakoze. Mu by'ukuri rero navuga ko umuziki nyarwanda, urebye abahanzi b'Abanyarwanda bari kugenda batera imbere, kubera ko iyo urebye ahantu umuziki bari kugenda bawukura ukabona naho bawugejeje, ni ibintu biri byiza cyane, ni ibintu byo kwishimirwa, ni ibintu bimaze kugira ku rundi rwego, aho umuntu none asigaye ashora amafaranga mu muziki, akaba azi ko amafaranga ashoye azayagaruza atazatakaza. Mu by'ukuri rero uyu Danny Vumbi mureba, Danny Vumbi yaririmbye indirimbo Danje. Indirimbo imaze igihe kinini, ntabwo bivuze imyaka 2 kuri isohotse, ariko buriya Bwiza yaricaye wenda ayisubiramo, aratekereza avuga ati ariko indirimbo ni Danje, nta buryo umuntu yayisubiramo akahindura style, akahindura n'imibyinire. Ubwo urumva yise yaploadinga nyiri indirimbo amusaba ko bayisubiramo. Danny Vumbi arabyemera. Danny Vumbi ni umugabo utagora cyane, arambwira ati okay, ni byiza, byabaye byiza cyane, ufite ibyo ushaka kongeramo cyangwa se ibyo ushaka gukuramo ukayirima mu bundi buryo wavumbuye, ni byiza cyane. Mu by'ukuri rero indirimbo imaze umunsi umwe hanze, imaze kugira 110,000. Ni indirimbo yagiye cyane, kuko 110,000 ntago ari bikeye. Mwabonye ko bari bambaye none imyenda myiza, Bwiza yari yambaye akanzu kagufiya n'ishati. Danny Vumbi naho mwabonye ko yari yambaye neza, ndabibashimiye cyane. Ubwo butwari abahanzi b'Abanyarwanda bafite bwo gukorana n'abantu bakizamuka, ni byiza cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Mu by'ukuri rero
Bwiza yasohoye indirimbo ari kumwe na Danny Vumini Danje, bahindura style, banahindurira ingoma y'abana. Ni byiza cyane kabisa, ni indirimbo ushobora kubwira n'undi muntu wese akaba yayikurikirana ku murongo wa YouTube ya Bwiza official, niho yayisanga, hanyuma ukabasha kuryoherwa n'uwo muziki. Mu by'ukuri rero Bwiza mumuzi nk'umuhanzi w'umunyarwandakazi, yakoranye na Niyo Bosco indirimbo bahiti, irarebwa cyane ku buryo budasanzwe. Ntekereza ko n'abandi bahanzi nabo bagende babikora gutyo. Ntutekereze ngo namaze kugafata ngo nagezeyo, no, kugafata nta muntu ujya ugafata bro, kubera yuko anytime urumva havuka undi mwana akagucaho akagutamo video nziza irenze iyo wasohoye. Urumva bijya biba byiza iyo wubaka ikintu ariko kubaka na society, ndetse n'abari inyuma yawe bakazabona aho batangirira, kubera yuko hari ibyo mwabanje gukora. Bura ntubone mu Buganda ubone ba Joseph Chameleone, ntubone ba Eddy Kenzo, urumva bariya nabo gutera imbere bagiye bazamurwa n'abandi. Ni byiza cyane, gusa nyine appreciate, ndabashimiye cyane, mukomeze mukore ibitunezeza. Urumva n'abandi bose nyine bazajya barebera ku buryo tuzajya dusanga mu Buganda barimo baracuranga indirimbo y'umunyarwanda, muri Kenya ukajya bagacuranga indirimbo y'umunyarwanda, muri Tanzania ugasanga bari gucuranga indirimbo yo mu Rwanda, mu Burundi ho tuvuga ururimi rumwe ugasanga barimo baracuranga indirimbo y'umunyarwanda, urumva muri Congo ngasanga abakongomani barimo baracuranga indirimbo. Ngiye narumiwe, hari indirimbo ya Israel mbonye ni Nasir, nyine yibonye ahantu bari kwicuranga, hari umwana wiririmbye muri ahantu bajya gukora amatalent, urumva talent show, kugira ngo byonyine ukandagireyo ni ibintu bikomeye cyane. Ariko yaririmbye ni Nasir, abazungu barabyina bajya mu mwuka, urumva bivuze ngo rero abanyarwanda natwe turashoboye. Indirimbo zacu z'abanyarwanda zijye ku ruhando mpuzamahanga, umuntu ajye mu Bufaransa yumva indirimbo y'umunyarwanda, umuntu ajye muri Amerika yumva indirimbo y'abanyarwanda, sibyo? Umuntu ajye muri Nigeria bumva indirimbo, ni ucanga indirimbo y'abanyarwanda, Abanigeria babyine, urumva nibumva voice cyangwa se bumva sound bavuga ati oh wow, indirimbo niyo mu Rwanda, ni yande, ni ya runaka, oh ni gute umuntu yamubona, ni gute umuntu yamwaploding ngo dukore collabo, urumva ni byiza cyane. Tuzagirwa ubuntu tubonye wenda nk'umuhanzi w'umunyarwanda wenda nka The Ben yakoranye indirimbo na Davido, tuzabona Chris Easy yakoranye indirimbo na Burna Boy, urumva already twamaze kubona The Ben yakoranye indirimbo na Diamond, urumva kandi nayo indirimbo nayo yamusize ahantu heza cyane hakomeye, urumva nizere ko ni ukubiba kwa kundi ujya mu murima wawe ugatera imyaka utazi ikintu kizasarurwamo. Buriya The Ben nabwo nubwo abantu bagiye bavuga ngo indirimbo ngo yinjije Diamond, hari ubundi buryo nabwo ishobora kuba yarinjije The Ben twebwe tutazi, urumva hari aho yamenyekanye atarazwi, urumva collabo rero ni nziza cyane. Nizere ko n'umuntu wese ushaka gutera imbere agakora ibintu bya collabo birakunda. Nanone ntago wakora ikintu none umunsi umwe ejo ngo kizabe cyakunze. So ndashimira umunyarwanda wese rero ugira uruhare mu guteza umuziki nyarwanda. Nidukorera hamwe tuzatsinda, nidukorera hamwe tuzabona byinshi twifuza, nidukorera hamwe bizaba byiza, tuzabona ibyiza twifuza kurusha, nidukorera hamwe tuzatera imbere. So ndashishikariza buri munyarwanda wese kuba yakora igikorwa nka kiriya, hanyuma tugateza umuziki wacu imbere, tukageza umuziki tuwifuza. Njye ndeba muri 2008 2005 hari Reclick, urumva Reclick baje kuba retired, yewe na Reclick yigeneye muri Amerika, urumva ejo bundi 2000 tubona Element arabica biracika, urumva tubona producer ukomeye cyane ufite ubuhanga burenze ubw'abandi, nawe igihe kiwe nawe kizageraho nawaceho, ariko nawe afite abandi bantu yigishije. Twabonye Prince Kid, urumva Prince Kid nawe ni umuproducer waciye hari ahantu, nawe ubu nawe yamaze gufungura studio yiwe nubwo ataratangaza amazina y'iyo studio, urumva ni ibintu bikomeye cyane. Rero ndabashimira, Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ciao ndabakunda.